hello, my people, WhatsApp. Iyi ni Gentil Official. Tubaha ikaze kuri Gentil Official. Ariko tubasaba gukora subscribe, icyo kintu cya mbere. Warangiza ugakanda kuzogera kugira ngo uzubone ibintu byose uko bizaza byizo uploadinga tiri guhita muri uzashinga. Nurangiza gukora subscribe bakanda no kuzogera kakandi kameze nko kumisa. Kubite nurangiza ukore comment, ukore share na like. Nurangiza ugendeye wamugenda uzoba ubohotse ubahokanye na Gentil Official n'abandi bose bakureba iyo bahantu uri kushisha genda ukanze gusa genda ukora gutyo gusa ngira ngo n'abantu bacu barabikora n'amacu reka ngira ngo wikaze kuri televiziyo yawe ariko reka wikaze kandi ongera ubwire bano bantu babwire uwo uriwe n'ubwo channel yawe yewe umuntu muvugana ahangaha kuri televiziyo yitwa Gentil Official. Icyo anyegereje nta kindi ni ugukanda subscribe, share and comment. Murakoze cyane. Witwa gute? Ni Gentil Official. Ni no yaje. Ariko arakandi kazina tutubwiye. Oya, yakariye ni privé. Reka nkabuke. Oya ni Sancho. Oya, arakandi kazina kitwa Biregeye. Ako ngaho. Ako kantu ndagakunda. Sasa Biregeye. Bya Gentil by'ikizungu. Kabiregeye ko kabari sawa. Kantu nakanyiki ni mwagiye bari gomeka. Biregeye iyo ubu tutwacyane natungaye. Turangiza twigende. Takiwa turamutugirinde. Iyo kubaza ibibazo nka bingaya nyuma tumara turashaka. Sindashaka. Nabizi ko utarashaka. Ese muri wowe wifuza umugore umeze ute? Itoroha. Umugore umeze ute? Wifuza yaba ateye ate? Uburyo buno biri fizikali gutya tureba gusha amaso. Nunagize uvuga nyine ko muri wowe kwa wifuza kwa ameze. Ndetse nongera n'akantu gatenda niba warabuze cyo kwisura nyine umubiri gatenda inzobe cyangwa se ari laboratoire. Ya muzukuri amashikazo cyiza kandi gifatika koko sindashaka. Ariko umukobwa nje ngo numva nifuza mu buzima bwanje numva imishinga yanje nunyumva tukaganira tugahuza ibintu byose tukabipanga twumvikana kuko ari abakobwa bazabigira nabi bagashaka guhaza abandi ntibazayagwaje bagataga kuguhaza ni ukubikaza kuguhaza wowe no kutarasubiza kimwe kuguhaza muri wowe utunyaze n'intombe iyo uvuze ngo waragwaje ni gute waguhaza kuguhaza ni ugukoresha ikintu atagugisha inama ni ugukora ikintu atagugisha inama urugero mugiye kugura nk'izo ni ikintu urugero kera ugasanga yayiguze mutavuganye ko ni ukuguhaza kera wizera amatwara yiwe ashaka kwigenderaho aba nese kuguhaza hari igihe buriya iyo avuze gusa ufite atakubwiye hari igihe wabona ndagushaka kubwira ntubyumve hagati batereka muri mbese nawe uri umuvugamutwe sheri ndeka nkore kino kintu sheri ndashaka bagira gupfa kose ari ikintu kituzana inyungu jewe n'umuryango wanje so ngiye gutukira aho ngaho kuguhaza jewe sinumva ngo iyo mvuze ngo abantu barahaza abakobwa bazahaza abandi bana b'abagabo umugabo witwaza ndazaje mu ijuru umugabo uzahaza ntazogera mu ijuru urabona tukira aho ngaho wifuza ibintu bimeze nifuza nyuma yo kuba njyewe sinandebera kuri physical appearance physical appearance y'umuntu birahinduka kandi icyambere ni umutima wawe umutima iyo umuntu wawe ari umunyamahoro ibaza umugore washatse umugore akaza gufatira abashyitsi neza akabaryamisha neza akabagaburira neza mu gitondo nta rindi shimwe cyane nta rindi shimwe kabisa arakoze cyane Gentil ni ukwifuza umuntu nyine wa muntu nyine wuzuzanya mu bumvikana niba bayifuza kandi nanjye ikintu navuga kuri icyo kintu ugize ngo wite kuri physical appearance y'umuntu ese igize nk'ikibazo yasuye kandi wamukundiye bakora impanuka uwo mureka se kiba n'ikibazo ucibazeho abantu bafite kuza mureba ngo umuntu amuteye gutya ugaresha gutya ugangana gutya ese cya kindi wamukundiye uzabika ko cyangiritse wakomeza kumukunda ukunda umuntu uko ari umukundira uko nyine ameze kabisa nibyo byiza kandi uvuze neza wa hanyuma ikindi kibazo dusoza muri wowe iyo bavuze ngo Gentil Boaz Biregeye amazina menshi iyo wumva ijuru wambaye neza kumva nyine ko wongera Gentil nambaye neza wambaye gute
nje ko numva ko mba namereze Kumva ko- bidateye isoni ni ukwambara agakositime ugashoka karuvate ukambara inkweto yawe nziza ewana iyo utambutse utambuka umeze neza nta wikendi hari utadatambuka bafite wikendi birebaho uzi ukuri uko nguko nizo numva jewe mbambahukanye nabyo agakuyomba koti kositimu bameze neza cyane kiba ikibazo njye nakubaza ntubaze yego uvuge yego cyangwa hoya cyane nta kibazo imibiri yombi inzobe subize imibiri yombi inzobe inzobe wirabura abirabura kubera iki kubera ko nje ko mbitekereza sindashaka